Ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Hari abantu baje mu buzima bwawe bafite intego yo kukubaka. Hariho n'abaje mu buzima bwawe bafite intego yo kugira ngo bakwigishe. Hari abandi baza mu buzima bwawe kugira ngo bagukomeze. Hariho n'abandi baje mu buzima bwawe kugira ngo baguhe ubufasha, ndetse hariho n'abantu baje mu buzima bwawe kugira ngo bagufashe gutera imbere. Nguhaye ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Utitaye ko ari we wese uri iruhande rwawe, yaba ari mubi cyangwa mwiza, hari impamvu yo kuba ari iruhande rwawe. Hari ubwenge udashobora kugira igihe ubana n'abantu bagukunda gusa, hari urwego udashobora kugeraho igihe ubana n'abantu bakwemera gusa, hari n'imyanzuro udashobora gufata yerekeranye n'iterambere ry'ubuzima bwawe igihe uri kumwe n'abagukunda gusa. Abantu wita inshuti zawe uyu munsi, ejo hazaza nibo baba abanzi bawe. Nta muntu ushobora kuba umwanzi wawe atarabaye inshuti yawe. Niyo mpamvu iyo inshuti zacu ziduhemukiye, turicuza umwanya wacu twabatayeho, ukavuga uti iyo nza kumenya ko azampemukira, uwo mwanya nkaba narawihereye abandi. Ariko nyamara wasanga iyo uza kuwuha abandi, bari kukubabaza cyane birenze uko nguko uwo nguwo yakubabaje. Abantu beza bafite umumaro mu buzima bwawe, gusa n'ababi bafite umumaro mwinshi cyane, kubera yuko bashobora gutuma wunguka byinshi mu buzima bwawe. Iyo umuntu akubabaje uhita ushakisha impamvu itumye akubabaza, wamara kubona ya mpamvu noneho ikakubera isomo ryo kutazongera gukorera abandi cya kindi wakoreye wa muntu akakubabaza. Urugero, nawe warizeye umuntu cyane akaguhemukira, uzakuramo isomo ryo kutazongera kwizera umuntu cyane, hato utazaza kubabazwa n'abantu benshi cyane. Uyu nguyu azaba aguhaye isomo ryiza cyane. Wowe wita umwanzi wawe nawe akwita umwanzi we. Ubwo hagati aho umwanzi ninde? Ugiye gusanga wasanga twese turi abanzi, kuko wowe uri mubi kuri we kandi nawe akaba mubi kuri wowe. Uravuga urangiza ugasenga utuwangiza iki kintu, nawe ku rundi ruhande arimo gusenga arimo kuvuga tuwangiza iki kintu. Hagati ahangaha icyifuzo kizagerwaho ni icyande? Wowe uri umwanzi we nawe akaba umwanzi wawe. Niyo mpamvu nakubwiye nti buri wese mu buzima bwawe, yaba mwiza cyangwa mubi, hari impamvu ari mu buzima bwawe. Mu mashuri twizemo ndetse twigamo, twirirwa dukemura ibibazo, umwarimu yirirwa abaha ibibazo, mukirirwa mubikosora mubikemura, mwamara no gutaha akabaha ibindi byo gutahana. Mu gukemura ibi bibazo nibyo bigaragaza ko muzi ubwenge kandi mukazamurwa mu ntera. Iyo ugiye gusaba akazi bakubaza ibibazo. Ibi bibazo nibyo ntandaro yo kuzamurwa cyangwa se kumanurwa mu ntera. Bivuze ko nta bibazo bihari, umuntu ntiyagira iterambere mu bwenge ndetse no mu mibereho ya buri munsi. Amashuri yose wize kuva mu mashuri abanza kugeza mu yisumbuye kaminuza, ni ibibazo gusa wagiye uhura nabyo, wagiye ubazwa kugira ngo ugende wimuka. Ariko umugore wawe ngo arakunaniye, umwanzuro ngo ni ukumukuraho, umugabo ngo arakubabaje ngo ni ukumushakira uburozi. Nyamara ibibazo wanyuzemo ugasanga aribyo byinshi cyane mu mashuri, ariko umugore umunsi umwe akunaniye ngo ugiye kumukuraho, nawe birahita biguhagarikira kubaho kwawe. Wize amashuri yose abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza yararangiza, kugira ngo yarangize ni ibibazo gusa wajya gukemura kugira ngo ubone kuzamurwa mu ntera. Socrate, umufilozofi, niwe wari ufite umugore wamunaniye, ariko yavuze yuko abihamya, avuga yuko kugira umugore mubi aribyo byamugize umufilozofi, bigatuma atekereza cyane. Uyu munsi Socrate bamwemera nk'umufilozofi w'umuhanga wabayeho ku isi. Kuba umugore we yari ikibazo kuri we byamufasha gutekereza cyane no kuvumbura ibintu byinshi cyane. Tugaruke ku munyeshuri, iyo wabaga utanye ibibazo mwarimu yaguhaye, waba ugeze mu rugo wabazaga abantu bakuru cyangwa se ababyeyi bawe ngo bagufashe kubikosora. Kuki igihe uhemukiwe n'inshuti yawe cyangwa se umugore wawe, umugabo wawe, wumva ko umwanzuro wose ari wowe ugomba kuwufata, kuki utabaza abantu bakuru bakubanjirije ngo bagufashe gukemura ibyo bibazo? Ushobora kwanga umuntu kubera ko ari umuswa, n'uwo muswa akakwanga kubera ko uri umunyabwenge. Umunyabwenge ashobora kwanga umunyabwenge mugenzi we kubera ko ashaka kugaragara ko ari umunyabwenge wenyine, kandi n'umuswa ashobora kwanga umuswa wa mugenzi we kubera ko bose ari abaswa. Ushobora kugira inshuti nyinshi bikakubera intandaro yo kudatera imbere, undi muntu yagira abantu benshi babi mu buzima bwe bikamubera intandaro yo gutera imbere. Ntabwo mvuze yuko abanzi aribo bantu bashobora gutuma utera imbere, kandi inshuti zidashobora gutuma utera imbere. Ahangaha icyo ngaragaza ni uko
Abantu bose bari mu buzima bwawe, ari ababi cyangwa abeza, bose bagira uruhare mu buzima bwawe. Umuntu ashobora kukubabaza bikakubera intandaro yo gufunguka ubwonko ugakora cyane. Wamara gukora cyane ugatera imbere. Ubuswa tugira ni uko abantu batugiriye nabi bikadufasha gufunguka mu bwonko tugatera imbere, dukomeza kubafata nk'abanzi kandi nyamara twagakwiye gusubira inyuma tukajya kubashimira. Mwarimu yaguhaye ibibazo byinshi bituma wiga amashuri yose urayarangiza, ubonye uteye imbere usubira inyuma ujya kumushimira kubw'ibibazo byose yajyaga guha ukabinyuramo ugatsinda. Kwiga ntabwo ari ukwicara mu mashuri gusa. Uyu munsi hari abantu batize bafite imitungo myinshi cyane, amafaranga menshi. Uyu muntu utarize bya bibazo tugenda tunyuramo, ibizamini ndetse n'amasuzuma bumenyi, we biba bya bigeragezo ahabwa n'inshuti ze, abanzi be bikamubera isomo, none akabishakira ibisubizo byo kugira ngo atere imbere. Ninde muntu muri twebwe ucuruza hanyuma akagurisha aba bantu bamukunda gusa, na ba bantu batagukunda urabagurisha kubera ko bagufitiye umumaro? Kubera ko ushwanye n'umuntu ntibibe intandaro yo kugenda umubunza umuvuga, kuko nawe bibwira bazi neza ko nabo muramutse mushwanye ibyabo wabibwira abandi, hanyuma bigatuma bagufata nk'umuntu utari mwiza. Niba umuntu agukuyemo imyenda ntibikabe intandaro yo guhita umurwanya ako kanya, ahubwo hita wunama utekereze wibaza impamvu agukuyemo imyenda. Numara kumenya iyo mpamvu bizatuma umenya ikosa yakoze byatumye agukuramo imyenda, noneho undi munsi uzayirinde kugira ngo utazayikurwamo. Buri muntu ni ingenzi, iga kubana na buri muntu wese. Buri umwe wese afite umumaro kuri wowe, nubwo wo mubona ko yagutera igihombo ku buzima bwawe. Hari igihe uwo muntu ashobora kuba ari we mbarutso yo gutera imbere kwawe. Ndabashimiye cyane mwe mwese mukunda kino kiganiro Inozabuhanga kuri iyi channel ya YouTube. Niba utarakanda ijambo subscribe mu magambo atukura, ni ngombwa kwikanda ugakanda no kunzogera kugira ngo uzajye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mwagejejweho nanjye Jean Marie Vianney Manizabayo. Wifuza kuvugana natwe watwandikira kuri iyo nimero ya telefone, naho mu kiganiro Inozabuhanga cy'ubutaha.